Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanyu ntagiye dufite TV online. Uyu munsi turi mu karere ka Rwamagana aho twasuye umwana umaze imyaka 2 arwaye kubera impanuka y'imodoka ariko akaba akeneye ubufasha bwawe wowe nanjye. Akuma humekeramo kagize ikibazo abonye agashyashya byamwongerera iminsi yo kubaho. Uyu ni Kwizera Yesuwa. Ibyo kurya n'impapuro z'isuku by'umwihariko pampa zo kwambara byose ni ingorabahizi kubera ubukene bwatashe umuryango we. Nubwo cyaba igiceri cy'ijana cyamufasha akabona ubutabazi nahanjye nawe nk'abanyarwanda. Kwizera Yesuwa avuka mu karere ka Rwamagana ho muri Nsinda. Ni umwana wavutse nta kibazo afite, nyuma aza kugira ikibazo cyo kugongwa n'imodoka ava ku ishuri ubwo yigaga mu mashuri abanza. Nkuko bivugwa n'ababyeyi be, uwamugonze ntacyo yigeze amufasha, yewe n'umwavoka wakurikiranye ikirego cye. N'ubundi tugendeye ku by'ababyeyi be bavuga ko ikirego cye nta gaciro kigeze gihabwa kuko kugeza n'uyu munsi ntihigeze hakurikiranwa urubanza. Kwizera arimo kubabazwa n'umubiri, amaze imyaka 2 hasi. Ngo ababyeyi bavuganye n'umwavoka, yewe bagendeye no ku mapuro umwavoka yagiye abasaba, ngo avuga ko bigoye gukurikirana urubanza rwe mu gihe Kwizera akiri muzima. Ngo ashizemo umwuka nibwo urubanza rwakoroha. Aha umuntu yakwibaza ati, ese urubanza rw'impanuka rukurikiranwa ari uko umuntu yitabye Imana gusa? Reka tubiharire abanyamategeko kuko nibo basobanukiwe byinshi. Umwavoka we yatwaye dosiye tugira ngo agiye kuburana, dosiye aragenda arayibika. Twamuhamagara kuri telefone se kuki utatuburanira? Ngo aratubwira ngo ategereje ko umwana akabona uko ajya mu rubanza. Ngo ntago yajyamo akirembye kuri ako kireka yarapfuye ngo nibwo yaburana urubanza. Ese umuntu aburana ko umuntu yapfuye cyangwa umuntu aburana ko ari ikibazo runaka gihari? Ibyo nibazo twakomeza kwibaza. Wowe urumva mu gihe wabubonye ubutabera byagenda gute? Imbonye ubutabera bukampuranira umwana yavuzwa. Umwana yavuzwa. Bega kuba ameze kuriya no kubera ubushobozi bukeya. Je nta bushobozi bufite bwo kumuvuza. Ese mwaba mwarasigaranye byibuze kopi z'ayo madosiye? Kopi z'ayo madosiye ntazo. Zose yabikuye kuri polisi arabijyana. Izo dosiye arazijyana, yagiye no kudekarara ikibungo. Mbega ya dosiye zose arazitwajanye. Uyu Kwizera ubwo twamusuraga mu bitaro bya Rwamagana aho yari yagaruwe nyuma yo kuvanwa mu rugo iwabo. Nkuko twabisabwe ntitwigeze twemererwa gufotora. Amashusho twifashishije nayo bagiye bafotora bakiri iwabo mu rugo, yewe n'abakomeza kugenda bayashyira ku mbuga nkoranyambaga bamusabira ubufasha. Kwizera amaze imyaka 2 arwaye. Hanze y'itangazamakuru tuganira n'umwe mu baganga yavuze ko uyu Kwizera yahuye n'ikibazo cya homunculus, ahubwo ngo bwarasinziriye. Yewe tukaba turimo no kubategurira iki kiganiro ku gusinzira k'ubwonko kugira ngo abantu basobanukirwe neza n'iki kibazo. Umuganga yadusobanuriye ko ubwonko bwe businziriye ariko nta kindi cyakorwa uretse kubanza gutegereza ubwonko bugakanguka. Yagize ati, nta kintu kibaho gishitura ubwonko. Kwizera ubu kubaho kwe biragoye, umuryango we nawo uri mu bukene. Kwizera atunzwe no kugaburirwa mu byuma. Umwana wari ku myaka yo kwiga ubu biragoye kumubonera pampa imufasha mu isuku, yewe no kumubonera potage, igikoma byo kunyuza muri twa twuma tumugaburira. Byose ni ingorabahizi. Kugeza ubu uyu mwana arimo kugerageza gufashwa n'abantu bo mu gace ka Rwamagana, ariko nabo nabagiye bishyira hamwe kubera kugira umutima w'impuhwe. Bagenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye nko kumusura, kumushakira ibyo kurya, ariko nabwo bigoye. Abanyarwanda muri rusange nubwo habaho kwigomwa igiceri cy'ijana, byibuze uyu mwana yajya abonerwa ibikoresho by'isuku mu gihe ategereje gukanguka k'ubwonko. Akuma humekeramo ubu katowe mu gese, habonetse abagira neza bakaba bamugurira kandi byamufasha kongera iminsi yo kubaho, kandi cyaba ari igikorwa cyiza. Twaramumenye koko tumubonye mu bitaro ari umwana urwaye, tumubona yarabaye kure yarahinamiranye, ariko tuza kumenya ko byaturutse ku mpanuka yakoze. Hanyuma aje gukora impanuka ajyanwa mu bitaro, baza kumusezerera, maze kumusezerera CHK. Hanyuma twongera kumubona yagarutse mu bitaro by'i Rwamagana, aje gukorerwa isuku ku twuma yari afite mu izosi ndetse
bamuhindura na sonde nibwo twaje kumumenya ariko aza gucyurwa ajyanwa mu rugo bivuze ngo buri munsi rero tukamukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse n'umuryango we. Mu by'ukuri rero nta kindi tugerageza kujyanayo, ikintu akoresha ni amata, potaje ndetse n'igikoma, nta kindi kintu abasha gutamira kuko nibyo byose nibyo bica muri sonde. Hanyuma ikindi tugerageza gukora twita no ku muryango we kuko umuryango we ubwawo nawo urakenye, nta kintu ufite bitewe nuko igihe cyashize umwana arwaye mu myaka 2 amaze, umuryango we uhora umwitaho gusa wa hafi ye, ntabwo ubasha kujya gushakisha hirya no hino. Mu by'ukuri rero ari ibyo bikorwa duhora dukora buri munsi mfatanyije na bagenzi banjye, ariko nyine mu kubikora ugasanga habamo imbogamizi, natwe ubuzima bw'iki gihe wabugoye uri hirya no hino kugira ngo uhore ubona icyo ujyana buri munsi aba ari ikibazo gikomeye. Bityo rero nasaba buri wese wankurikirana cyangwa wakurikirana iki kiganiro aho ufite umutima wo gufasha ko yagerageza byibura akareba kuri uyu muryango wo kwa Kwizera akagira nawe icyo yawufasha, abaye afite umutima wo gufasha ariko nicyo namusaba gusa nta kindi gikomeye kuri icyo ngicyo. Ako n'ubusanzwe twari turi groupe isanzwe ifasha abarwayi kwa muganga. Turavuga ati aho kugira ngo dukomeze dugire cya cyumweru twasuraga abandi, uyu ni we urembye cyane kurenza abandi, kari we tubasha guha imbaraga zacu. Ubu mbere tumubona kurya byari ikibazo kigoye ko yagombaga kubona potaje, icyo gikoma, ayo mata, nabo nta bushobozi bari bafite bwo kuba babibona. Unywaga amazi aho aryamye hasa nabi, tubasha gufatanya kumushakira amata, icyo gikoma, potaje, naho kuryama twarahahinduye, akabonye abamwita ashobora kuba yakira ku bikoresho deja ubu ibikoresho byarangiritse, ushobora kuba ari nabyo birimo biramutera ikindi kibazo ko yarembye, yavuye aho yari ari asubiye ahandi. Abonye umuganga uri bumwiteho igihe n'ubuvugizi ashobora kuba hari icyahindukaho. Kwizera akeneye ubufasha buhagije, wenda nka buri munyarwanda wese ufite umutima ukunze, ufite umutima w'urukundo, aramutse agize uwo mutima niyo yatanga igiceri cy'ijana tugafasha Kwizera yabasha kwivuza mu bushobozi nyine twabona, yakwivuza kandi yakira. Abakobwa bagenzi banjye nabashishikariza nyine kugira uwo mutima w'urukundo kuko nk'uko byabaye ku wundi nawe byakubaho cyangwa mu muryango wawe. Rero mu gihe nta bufasha bafite dushobora kwishyira hamwe nk'abakobwa, natwe tukaba twagira icyo dutanga kugira ngo umwana abashe kwivuza. Ubushobozi bwawe icyo waba ufite cyose wafasha uyu mwana kwivuza. Umubyeyi wa Kwizera avuga ko kubwe abona umwana we ashobora kuba ubwonko bwarakangutse kuko niyo yinyariye ubona ko bimubangamiye, agerageza kurwana no kwinyeganyeza ariko bikanga. Hagendewe ku buvuzi havuga ko iki kibazo cyo gusinzira k'ubwonko umuntu abagwa ari uko byibuze ubwonko bwakangutse, mu gihe hagaragaye ibimenyetso nyakuri koko by'uko ubwonko bwakangutse. Kuri ubu ikigenderewe ni ubufasha bw'ibanze kuri uyu mwana, mu gihe abaganga nabo ubwabo bakomeje kumufasha nko kumugorora ndetse n'ibindi. Vuga ko ubwonko bwasinziriye ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba rwose yarakangutse kuko niyo yinyariye aramenya ko yinyariye, nimukozeho arabimenya. Hano rwose basa nkaho yakangutse. Ibimenyetso bigaragara ko yakangutse. Umva ni ari igiki kugeza ubu ngubu cyakorwa kugira ngo byibuze bagufashe mu burwayi bwa Kwizera? Ikintu bafasha ni ukujya mbona icyo muha muri potaje, ariko cyane cyane cyihutirwa cyane ni ukubona ko kuma kajemo umugesi. Kaje mu mugesi rwose ubona ko havamo imyanda, ibintu bimeze nk'amashyira bivanze n'amaraso. Mbega ni ibintu bikomeye cyane, abaribwa bikabije burya ntajya asinzira, araribwa kwirirwa aribwa. Mbega ni ibintu bitoroshye cyane. Yewe ikintu usaba abanyarwanda na leta y'u Rwanda ni uko bafasha rwose umwana akitabwaho bakamuvura, bibaye bishoboka bakamujyana akaba yajyanwa no hanze. Kandi nanone ikintu usaba ni uko wankurikirana umwavoka yatwaye dosiye aragenda arabika, ntiyajya mu rubanza nabura ngo mbe nabona n'amafaranga yo kuvuza uwo mwana. Ubu usibye n'uwo mwana nyine n'ubwo arwaye kuriya, hari n'abandi bari umunabi nabo baricwa n'inzara, ntibiga, bambaye ubusa. Mbega ni ibibazo bitoroshye.
rwose nkagira ngo leta y'u Rwanda ifashe n'abanyarwanda. Ndabashimiye cyane mwe muzagira umutima w'impuhwe mugafasha Kwizera Yesuwa ufite ikibazo gikomeye kuko akeneye impuhwe zawe. Yewe tunabishimira abahanzi gakondo bemeye kuzakora igitaramo cyo gufasha uyu Kwizera Yesuwa. Ishakwe gakondo yewe n'abandi bahanzi bakora umuziki nyarwanda bakwishyira hamwe bagakora igikorwa cy'imvamutima cyo kugurira kuma yewe no gushaka ibindi bikoresho uyu mwana ubabaye Kwizera Yesuwa. Byaba ari umuco mwiza kandi tugendera ku mpano za buri umwe gufashanya bamwe ku bandi. Ndabashimiye cyane.